Muri iki gihe abangavu n'ingimbi bahura n'ibishuko bitandukanye biturutse ku makuru y'ubuhuha bahabwa n'ababashuka no kutamenya amakuru ahagije ku buzima bw'imyororokere. Ibi bigatuma bishora mu mibonano mpuzabitsina idakingiye, hakabaho kwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ndetse no guterwa inda imburagihe. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe ubuzima bw'imyororokere icyo ari cyo. Turarebera hamwe kandi uruhare rw'ababyeyi mu kuganiriza abana babo ku buzima bw'imyororokere. Turarebera hamwe kandi impinduka ziba ku bangavu ndetse n'ingimbi. Turarebera hamwe kandi indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, uburyo zandura ndetse n'uburyo bwo kuzirinda. Turarebera hamwe kandi impamvu zitera gutwita kw'abangavu ndetse n'uburyo bwo kwirinda gusama mu bangavu. Turarebera hamwe kandi ndetse n'isuku y'imyanya y'ibanga. Muri iki kiganiro turaza gusubiza kandi bimwe mu bibazo urubyiruko rwibaza ku buzima bw'imyororokere. Tubahaye ikaze kuri thehealth.olivier channel ibagezaho amakuru acukumbuye ku bijyanye n'ubuzima. Njye mugiye kubana muri iki kiganiro ni Janviere Mukaturatsinze, umunyeshuri muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda ishami ry'ubuzima. Turatangira tubibutsa ko kugira amakuru ahagije ku buzima bw'imyororokere ari uburenganzira bwa buri wese. Ubuzima bw'imyororokere ni imiterere, imikurire, imikorere, imihindagurikire y'umubiri n'uburyo izo mpinduka zigaragara mu myitwarire n'imikorere y'umuntu. Aha buri wese agomba kumenya iyo miterere, imikurire, imikorere ndetse n'impinduka zigaragara ku mubiri we. Aha ngaha niyo mpamvu tugiye kurebera hamwe uruhare rw'ababyeyi mu guha amakuru abana babo ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Kuganiriza umwana ku buzima bw'imyororokere tugomba kumenya ko biri mu burenganzira bwe kuko bimurinda kugwa mu bishuko. Turakangurira bamwe mu babyeyi baterereye iyo ko bakwiye kongera imbaraga mu kuganiriza abana babo ku buzima bw'imyororokere, kuko iyi ni inzira nziza izarinda ubuzima bwabo akaga. Ababyeyi bagomba gusubira ku muco wo kuganiriza abana babo nk'uko byahoze mu muco nyarwanda. Nubwo bamwe mu babyeyi bavuga ko nta makuru ahagije bafite ku buzima bw'imyororokere, turabakangurira kugira amakuru ahagije ku buzima bw'imyororokere kuko iyo ubyigishije umwana hakiri kare bituma agira amakuru ahagije ku buzima bwe ndetse bikamufasha kwihagararaho no gufata ibyemezo ku mubiri we. Ibi bigatuma yubaka ejo hazaza he. Impuguke mu by'ubuzima bw'imyororokere zivuga ko guhera ku myaka 3 umwana aba agomba gutangira kuganirizwa ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Umwana ugeze ku myaka 3 aba atangiye kubaza utubazo tw'amatsiko ku mubiri we. Kugeza ku myaka 7 umwana uba ubasha kumusubiza ibyo akubajije byose ndetse kandi utamubeshya. Ababyeyi bakunda kubitinya. Umwana yamubaza ati papa cyangwa mama iki ni iki, yamwereka igitsina cye undi akamubwira ati aka ni akanyoni. Ibyo ntabwo ari byo, mubwiza ukuri umubwira uti iki ni igitsina cyawe, ndetse nanakubaza icyo gikora umubwire imirimo gikora utamubeshya. Hano ababyeyi bakunze gukora amakosa ku bana bari muri iki kigero. Ugasanga niba umwana atangiye kubaza ibimwerekeyeho batangiye kumubeshya. Burya iyo ubeshya umwana ikintu kimwe nawe aganiriza abandi bikazageraho uko agenda akura akavumbura ko wagiye umubeshya. Iyo amenye ko wagiye umubeshya ntabwo yongera kubaza amakuru ahubwo ajya kuganira na bagenzi be bakamuha amakuru bashaka kumubeshya bamushora mu ngeso mbi. Kutaganiriza umwana bigira inzitizi kuko iyo atahawe amakuru yizewe bishobora kumugiraho ingaruka. Turabibutsa ko umubare w'abangavu baterwa inda uriyongera cyane bitewe n'impamvu nyinshi zirimo no kutagira ubumenyi buhagije ku buzima bw'imyororokere nk'uko twagiye tubivuga, ndetse kutitabwaho n'ababyeyi babo biri mu ntandaro ishobora gutuma bishora mu ngeso mbi. Bimaze kugaragara ko ababyeyi bafite imbogamizi zo kutagira amakuru ahagije ku buzima bw'imyororokere.
Ibi bigatuma batinya kuganiriza abana babo. Rero turabibutsa ko bidasaba kugira ubumenyi buhambaye ku buzima bw'imyororokere kugira ngo tuganirize abana. Aha turabibutsa ko burya kuganiriza umwana ku buzima bw'imyororokere bisaba gutangirira kuri bicyuze. Ibindi ukabibaza abafite ubumenyi bwisumbuye ndetse ukanabyihugura kugira ngo umenye icyo uganiriza umwana wawe. Ndetse kandi turabibutsa ko burya kuganiriza abana ku buzima bw'imyororokere ntaho bihuriye no kubaganiriza imibonano mpuzabitsina, kuko muganira ku mihindagurikire y'umubiri, indangagaciro zabafasha kwirinda icyahungabanya ubuzima bwabo icyo ari cyo cyose, amahitamo ku bintu bitandukanye harimo n'ibyerekeye imibonano mpuzabitsina, ubucuti ndetse n'ibindi. Iyo duhaye abana bacu amakuru nk'aya bituma birinda kugendera mu gitutu cy'urungano kandi bikabafasha gufata ibyemezo bikwiriye. Tubibutsa ko umwana burya afata umubyeyi we nk'umuntu w'ingenzi yisanzuraho, kuko burya abona umubyeyi we nk'umuntu ufite amakuru ya nyayo, ariyo mpamvu hano ikintu cyose tumwigishije agifata nk'ukuri. Mu gice cya gatatu tugiye kurebera hamwe impinduka zigaragara ku mubiri igihe ugeze mu gihe cy'ubwangavu ndetse n'ubugimbi. Turahera ku mpinduka ziba ku mubiri muri rusange. Umukobwa ugeze mu gihe cy'ubwangavu atangira gukura mu gihagararo, kwaguka kw'amatako ndetse no kwiyongera ibiro. Ndetse no ku muhungu ugeze mu gihe cy'ubugimbi nawe habaho gukura mu gihagararo, kugara ibitugu n'igituza ndetse no kwiyongera ibiro. Iyo bageze muri iki gihe abakobwa kenshi barakura vuba kurusha abahungu. Indi mpinduka ibaho ku bakobwa, amabere arakura ndetse kandi agatangira kubabara. Ku muhungu ho amabere arabyimba bitari cyane kandi akababara. Indi mpinduka ibaho ari ku bahungu no ku bakobwa hari ukugira ibishishi, ariko akenshi birangirana n'igihe cy'ubwangavu ndetse n'ubugimbi. Indi mpinduka ibaho ni ukugira ubwoya ku mubiri. Ku bakobwa habaho kumera incakwahwa ndetse no kumera insya. Ku bahungu nabo habaho kumera incakwahwa, kumera insya, impwemwe, ubwanwa, ubwoya ku maguru cyangwa se ku maboko, ariko akenshi ni kuri bamwe na bamwe. Indi mpinduka ibaho ku myanya myibarukiro. Ku bakobwa udusabo tw'inanga turakura, ariko ahangaha utu dusabo tw'inanga ntabwo tugaragara inyuma. Ndetse kandi umukobwa atangira kujya mu mihango. Impinduka ziba ku bahungu bo, nabo intangangabo zirakura ariko nabo ntabwo zigaragara inyuma. Ndetse kandi umuhungu ugeze mu gihe cy'ubugimbi atangira kwiroteraho. Ndetse kandi habaho impinduka mu myitwarire y'ingimbi n'umwangavu. Harimo nko guhinduka mu myitwarire, gushaka kwigenga no gushaka kwibana wenyine, guha agaciro gakomeye ibyo bagenzi be bavuze cyangwa se bakoze rimwe na rimwe kurusha iby'ababyeyi be. Ndetse kandi indi mpinduka ibaho ikomeye cyane ni ukwifuza uwo badahuje igitsina cyangwa se inshuti badahuje igitsina. Ndetse kandi batangira kurarikira ibigezweho, kudatekereza cyane ngo asobanukirwe n'ingaruka z'ibyo akora, ndetse no kwishidikanyaho ntiyigirire icyizere. Ndetse kandi bamwe mu ngimbi n'abangavu batangira kwiga ingeso yo kwikinisha. Ibi bishobora no gukomeza mu byiciro bikurikira iyo hatabayeho ubujyanama bwihariye. Mubyeyi, uba inshuti y'inkoramutima y'umwana wawe, cyane cyane igihe ageze muri iki cyiciro, umusobanurire ko ibiri kumubaho bisanzwe, bitume akura azi izo mpinduka ndetse yige kubana nazo. Mu gice gikurikiyeho tugiye kurebera hamwe indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rivuga ko buri munsi abantu barenga 1 miliyoni bandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ndetse kandi ikigo cy'igihugu cyita ku buzima RBC gitangaza ko kutivuza neza indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina neza kandi ku gihe bigira ingaruka ku buzima bw'umuntu, harimo n'ubugumba. Ubugumba ntabwo buba ku bagore gusa, kuko n'umugabo wanduye umutezi
Iyo ativuje neza nawe bishobora kumugiraho ingaruka zo kuziba imiyoborantanga bikamuviramo nawe kutabyara. Ibintu biranga izi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ku bagabo ndetse no ku bagore ni ugusohora ibintu bimeze nk'amashyira mu gitsina, kandi ibyo bintu bikaba bifite impumuro mbi ndetse bikanamutera kubabara cyane mu kiziba cy'inda. Ku bakobwa habaho kuribwa mu kiziba cy'inda ndetse no kuva atari igihe cy'imihango. Kugira amashyira cyangwa amavangingo adasanzwe mu gitsina ndetse no kubabara igihe wihagarika. Ndetse kandi bakunze kugira uburyaryate cyangwa uburibwe mu gitsina. Ndetse kandi bakunze kugira umuriro ndetse no kuribwa mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Tubibutsa ko imibonano mpuzabitsina idakingiye yakwanduza izi ndwara nubwo yaba ikozwe rimwe gusa. Kandi zimwe na zimwe ku bakobwa izi ndwara ntabwo zikunda kugaragaza ibimenyetso. Uburyo bwo kuzirinda, uburyo bwa mbere ni ugukora imibonano mpuzabitsina ikingiye ndetse no kwifata ku babishoboye. Ikindi ni ugukoresha agakingirizo buri gihe kandi neza igihe kwifata byakunaniye. Ndetse mu buryo bundi bwo kuzirinda harimo kugira ubudahemuka ku bashingiranye. Ku bahungu ubundi buryo bworoshye bwo kwirinda izi ndwara ni ukwikebesha cyangwa se kwisiramuza. Ikindi ni ukugira isuku y'imyanya y'ibanga. Tugiye kurebera hamwe kandi zimwe mu mpamvu zitera gutwita mu bangavu. Impamvu ya mbere burya ni agakungu k'urungano cyangwa se kugendera mu kigare. Impamvu ya kabiri ikomeye ikunze gutera gutwita mu bangavu ni ugutangira gukora imibonano mpuzabitsina ukiri muto. Indi mpamvu itera uku gutwita mu bangavu ni ukutabona amakuru kandi yizewe ku buzima bw'imyororokere. Indi mpamvu ni ihohoterwa rishingiye ku gitsina harimo no gufata ku ngufu. Ikindi gikunze gutera gutwita mu bangavu ni ubukene ndetse n'irari. Ikindi ni ugukoresha ibiyobyabwenge n'inzoga bishobora gutuma gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye. Birumvikana gutwita ku bangavu bingira ingaruka harimo nko gushira ubuzima bwabo mu kaga ndetse bishobora no kubaviramo n'urupfu. Indi ngaruka ibi bigira ku bangavu ni ugushyirwa mu kato ndetse n'ihezwa. Izindi ngaruka zikunze kuba ku bangavu ni ugukuramo inda mu buryo budatekanye kandi butemewe n'amategeko. Ndetse ko umwangavu wakutwaye cyangwa se watwise akiri muto akunda kugira imbamutima z'ubwoba hamwe no kwiheba bishobora no gutera kwiyahura. Ikindi ni uguhabwa akato ndetse no kwirukanwa mu muryango, guhagarika amashuri, ubukene ndetse kandi bigira n'ingaruka ku buzima bw'umwana atwite. Hano niyo mpamvu tugira abangavu inama yo kwitwararika, kuko burya iyo ageze mu gihe cy'ubwangavu agatangira kujya mu mihango ni ikimenyetso gikomeye ko ashobora kuba yasama, rero bikamusaba kwitwararika kugira ngo adahura n'ibi byago byo gusama. Niyo mpamvu hano abangavu bagirwa inama yo kwirinda gusama binyuze mu kwifata, gukoresha agakingirizo cyangwa se gukoresha n'ubundi buryo bwo kuboneza urubyaro. Icyitonderwa, hari ibinini bibuza gusama bishobora gukoreshwa nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina, ari byo twita emergency contraceptive pills. Ibi binini rero biboneka ku mavuriro yose ndetse no muri farumasi. Ibyo binini bibuza gusama bikoreshwa gusa igihe habayeho impanuka yo gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye kandi itateguwe. Rero si byiza kubyimenyereza kuko bishobora kugira ingaruka ikomeye ku buzima bwawe. Ndetse kandi muri iki kiganiro ntabwo twasoza tutababwiye ku isuku y'imyanya y'ibanga. Burya ibanga ryo kugira isuku y'imyanya y'ibanga ni ukoga buri munsi, kandi igihe woga ukoresha amazi asukuye, by'umwihariko igihe woga mu myanya y'ibanga ntukinjize isabune imbere mu gitsina kuko ibi bishobora kwangiza mikorobe nziza ziturinda. Ikindi
ni ukwihanagura neza. Iyo ahangaha tuvuze kwihanagura neza ni ukuva imbere ujya inyuma, kuko iyo uva inyuma burya ujya imbere utuma mikorobe ziva inyuma mu kibuno zikaba zakinjira mu myanya y'ibanga zikahangiza. Ikindi ni ukwirinda kwambara imyenda igufashe cyane, kuko byagaragaye ko iyo wambaye imyenda igufashe cyane byongera ubushyuhe mu myanya y'ibanga bikaba byaha amahirwe mikorobe kororoka. Ikindi ni ukwihagarika neza kandi ku gihe, nk'uko twabyumvishe mu biganiro byatambutse, ntabwo gufunga inkari ari byiza kuko biha mikorobe amahirwe yo kororoka. Ikindi ni ugukaraba ndetse no kwihagarika mbere na nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina. Ikindi, umukobwa uri mu mihango by'umwihariko agomba guhindura padi byibuze hagati y'amasaha 8, kuko iyo wambaye padi igihe kirekire nabyo byongera umwanda mu myanya myibarukiro. Ku musozo w'iki kiganiro turabibutsa ko kugira uburenganzira ku buzima bw'imyororokere bitavuze kwishora mu mibonano mpuzabitsina ukiri muto. Ku ngimbi n'abangavu ni byiza kwifata kugeza igihe bashatse. Iyo kwifata byanze ni byiza gukoresha agakingirizo neza kandi buri gihe. Mu rwego rwo kwirinda inda zitateganyijwe, virusi itera sida n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, tugomba kwitwara neza nk'abangavu ndetse n'ingimbi. Murakoze. Turabibutsa ko mu kiganiro cy'ubutaha tuzarebera hamwe ukwezi k'umugore. Tubibutsa ko niba mukunda ibiganiro by'ubuzima mwajya mwibuka gukora like, share na subscribe kugira ngo n'abandi bamenye aya makuru. Murakoze, mukomeze kugira ubuzima bwiza. Mwari kumwe na Janviere Mukaturatsinze.